Yes, ndagusoje nkwifurije amahoro y'Imana wowe ukunda ugakurikira ibiganiro bya Bombo Empire. Nyagasani nagumye agende abasesagazaho umugisha. Ndaje kugira ngo tubanze tuganire cyangwa se tunyure mu mateka mu bimwe mu byaranze Tom Byabagamba wahoze akuriye umutwe wa gisirikare wari ukwiye kurinda Perezida Paul Kagame. Ibyo tubanza kumwifuriza aruhukire mu mahoro. Ni umugabo usa nkaho yari afite igihano cy'imyaka 12, yari amaze gufungwa imyaka 12 aho yakatiwe muri Kanama 2014. Urukiko 2016 yakatiwe imyaka 21 nyuma y'urubujurire baza kuba bamugabanyiriza igihano bamugira imyaka 15. Yaburaga imyaka 3 gusa kugira ngo ase nk'uwafungurwa, kugira ngo afungurwe. Gusa amakuru y'urupfu rwe ntago yigeze yemezwa na leta cyangwa se ivuge icyaba cyamwishe kuko yapfiriye muri gereza ya gisirikare. Gusa uno Tom Byabagamba bundi we yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, aza kuba we yize mu gihugu cya Uganda, atangira aho yatangiye kuba yakinjira mu gisirikare. Ndagerageza kuvuga bikenya kuko hari byinshi turi buse nk'ababikatinga, niyo mpamvu bari kumva kugira ngo turabanza twumve ko ikiganiro kidashobora kugira izindi mpaka giteza. Gusa nyine duhereye ubundi no mugabo yavutse mu 1967, akaba avukira mu gihugu cya Uganda, bundi naho yize amashuri yiwe. Nkuko nabibabwiye yari ashinzwe kurinda umutekano wa perezida kuko niwe wari uhagarariye igisirikare kirinda perezida. Kuko uno Tom Colonel aho yazaga gukatirwa muri 2014 yashinjwaga kutubaha idarapo ry'igihugu, kugumura abaturage. Ndagira nyuriremo ibyo yashinjwaga cyangwa se gushishikariza abaturage kwigomeka, imyivumbagatonyo. Ubwo ikirego cya mbere nicyo yaregaga, guharabika cyangwa kwangiza isura ya leta n'igihugu igihe yari umuyobozi. Icyo ni ikirego cya kabiri, guhisha ibimenyetso cyangwa ibindi byafasha mu gukora icyaha, kutubaha ibendera ry'igihugu. Igira ni irya kane, ku byabaye igihe yari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Muri 2016 yakatiwe imyaka 21, ariko muri 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano kiba imyaka 15. Uno Tom Byabagamba amashuri abanza yayize mu gihugu cya Uganda, ariko ntago abasha kuba yemezwa na benshi kuko urubanza rw'iwe bimwe mu mashyaka cyangwa se mu maradiyo akomeye bundi yavuze ko mu rukiko cyangwa se mu manza ziwe habereyemo ibintu bitumvikana bituma bigenda birushaho gukara cyangwa se kongeza imbaraga mu byo yakoraga. No Tom Byabagamba yakoze byinshi mu gihugu, kuba watangira yafashije igihugu kuba cyava, ari umwe mu batumye igihugu kibona ubwigenge cyangwa se ari mu bahagaritse cyago cyari kiri kugwirira u Rwanda. Akomeza kwitwara neza mu gisirikare cy'u Rwanda, mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Agumya azamuka mu mapeti, aza kuba ageraho aba umuyobozi wayo urikuriye, aza kuba yanahabwa iraka rya Colonel. N'umugabo wari ufite imyaka 59, mukuru we yaje kuba atangaza iby'uru rupfu rwe, ariko avuga yuko atigeze bumva icyamwishe cyangwa se mu myaka 12 yari amaze muri gereza, ngo nta n'umuntu n'umwe wo mu muryango, muri famiye wamusuraga. Ibyo byateje impaka nyinshi cyane, tukibaza kumara imyaka 12 ufunzwe uri ahantu nawe murabizi, shene murarizi,
ariko ukaba nta muntu wakugeraho cyangwa se wagwa kuri ayo mazi, akenshi tugasa nk'abibagirwa ibyo yakoreye igihugu, cyangwa se burya ikosa rimwe, icyizere ni nk'amazi, ni bya bindi tujya tuvuga nk'abasayikorojisite, avuga yuko buriya icyizere ari nk'amazi. Iyo ufashe itasi ugasukamo amazi ugatereka ahantu nko ku meza, iyo kimaze kumeneka already ntago amazi ayodwa. N'icyizere nuko rero kimeze, n'icyizere ntago kiyobwa pe, icyizere nacyo ntago kiyodwa, nuko kiba kimeze, uko biba bimeze nuko ntago wakiyora. Uno mugabo wari umaze imyaka 12 afunzwe, ubwo yaburaga imyaka 3 ngo atahe, ubwo turi na 2023 na 2029 yari kuzataha. Benshi mu muryango we bari bishimiye kuba bagiye kongera kumubona, bafite amatsiko. Bimwe yenda tuvuye muri aya mateka yiwe ko ari umwe mu bavukiye mu gihugu cya Uganda, akiga muri Uganda, akaza kuba yinjira muri ishyaka rya RPF Inkotanyi, abasha kuba banabohora igihugu, arakomeza aza kuba Colonel uhagarariye abandi basirikare barinda perezida, aza kuba yayobora. Tugendeye no ku bindi, dukubise icyumvirizo ku biri kugenda bivugwa namwe mu maradiyo akomeye, nifashishije nka BBC, Ijwi rya Amerika, ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikora mu rurimi rw'igifaransa, ndetse n'ababashije kuba baganiriza abavandimwe biwe, byagumije kugenda biba ibibazo, kuko bamwe ntago bemeranywa n'ibyabaye, kuko bari kuvuga ngo twebwe ntago twari twemerewe kumusura, tuba dufitanye kuba yari afungiye mu kigo cya gisirikare. Ubwo namwe murabizi, njye ntago mfite amakuru ahagije ufungiwe mu kigo cya gisirikare ukuntu biba bigenda, usibye ko nta n'amakuru aba ahari yemeza ba bantu bafungiye mu kigo cya gisirikare bakaza gufungurwa, ntago ayo makuru ajya akunda kujya hanze cyane. Ariko abenshi batangiye kuba bigendera bavuga ngo barakubitwa, ziba ari inkoni nyinshi cyane. Tom Byabagamba agumya kwibazwaho n'abantu benshi, bigenda bitanga ikintu kitari cyiza. Birakomeza bijya kuri BBC. BBC niyo yatangaje amagambo avuga ngo mukuru we yaje kuba avuga yuko atigeze abona ngo umuvandimwe we mu myaka 12 ishize, biza kuba bikubita ikindi cyumvirizo cyangwa se biteza impagarara ku bantu bareberera ibindi bintu, kuko bamwe za nyangarwanda, babandi bagendera mu kurwanya ubutegetsi, bo bahise batangira kubikururira mu zindi sanse, ngo arishwe, ngo bigenze bite. Ariko bigatuma twibaza nkatwe, kuko turi bamwe mu bantu bagendera mu biriho. Dutegereje kumva leta itangaza icyatumye apfa, cyangwa se icyatumye yitaba Imana, icyabiteye, imva n'imvano, cyangwa se imba yari arwaye. Nicyo kigumye kuba kibazwa n'abantu benshi, ariko turi kwibaza ko Tom Byabagamba, bamwe mu Munyarwanda nk'uko nari mbivuze, agenda, bamwe mu Nyangarwanda ziri kugenda zivuga ngo arishwe. Si iyo sasa ndi bubijyanemo, kuko twese dutegereje kumva imva n'imvano. Ya byose dutegereje kuba twakakira amakuru aturuka muri minisiteri y'ingabo, kugira ngo tubashe kuba twajyanana cyangwa se twasobanukirwa. Turi kwibaza umuryango we umeze ute, abana ba Colonel Byabagamba, amabundi amakuru yizeye,
abana be ntago umubare wabo kubw'umutekano wabo ntago bajya hanze, ariko afite abana, umuryango n'umugore, bamwe bari kugenda bafite agahinda bari kwibaza ngo ibi bintu bitubayeho si byiza, bimwe byagumye no kugenda biteza impagarara, nibyo nari ndi kubabwira, kuko ziriya nyangarwanda uwo bita Badrama, uwo bita bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ubu bari kugenda bahunga, sinshaka no kubavuga ku gitangazamakuru cyanjye batanera n'umwaku, bo bari kubona ibyo kuvuga, bamaze kubona already amakuru yo gutangaza, bari gutangaza ati apfuye azize ibi, igihugu kiramugambaniye, ati narabibabwiye ngo ntiwavuga cyangwa se ntiwashaka kugaragaza ukuri ngo bakwice, ngo ubure kuba uriho. Ngendeye kuri uriya musirikare waririmbye Seso yanjye, kuko sinshaka kumuvuga mu mazina kuko yatengushye igihugu, avuga yuko ngo uwubwiye umusaza ngo abasirikare bari muri Congo, kandi tuzi neza yuko igihugu cyacu gihakana yuko nta basirikare gifitemo, ngo bahita bakoze ibyawe ngo bakakwica. Ibyo ni amakuru yizewe turabona abyemeza, ni babandi bari gushaka gusebya u Rwanda. Niyo mpamvu ndi kubasaba kuba hari ibintu tuba turi kurinda cyangwa se bimwe tukabihunga, ko imba uri kubona noneho amarayivu ya za nyangarwanda ariho yatangiye gukora, bari barazimye bahise batangira kuzamukira muri iki kintu. Buno babonye ibintu bari buvuge umwaka, ngo urashaka ngo kwerekana yuko bamwe barengana, ugasanga ngo ubiburiyemo, uburiwe irengero, cyangwa se nawe umutwe wawe urahagendeye. Bamwe bari kwemeza ngo ibi byabaye uku, abandi bakabihakana, kuko kubera yuko bino bintu ubundi ntago kubyemeza biragoye, sibyo? Ntago uba uri mu gihugu cyangwa se mu kigo cya gisirikare gifungirwa gereza y'abasirikare, nawe urayumva ibifite strategy ni yayindi irindwa na ba bandi wa mungane, ariko bari gushaka kwerekana yuko amakuru yose bayazi. Ariko si icyo ngiye nshaka kugira ngo tugarukeho. Ejo ku itariki 25 niho byatangiye kuba byagaragara, umunsi wa kabiri niho murumuna we yabashije kuba yabyandika, agenda bitangaza ku mbuga nkoranyambaga, abinyuza ahantu hose, ariko bamwe bagendera muri za sanse, kubera yuko za nyangarwanda zahise zihaguruka zishaka kuvuga ngo ibi biri kugenda gutya, ibi biri kuba uku nguku. Uno mugabo ni umwe mu bantu bakoze byiza bizima, ko tugendeye muri sasa z'ibyo agenda ashinjwa n'ibyaha 4 ashinjwa: gushishikariza abaturage kwigomeka, ubwo ni nko gukora imyivumbagatanyo cyangwa se kwanga gukurikiza itegeko leta yatanze, gushishikariza gukora imyigaragambyo. Icyo nicyo kintu cya mbere yaregwaga. Ubwo urumva yuko yari yatangiye kujya muri ya sanse yo kuvuga ngo ubutegetsi cyangwa se hari ibyo natishimiye n'ibiki byose, ariko nkahita mvuga ngo ngendeye ku byo iriya nyangarwanda Badrama yatangaje, yavuze yuko ngo icyabiteye, ngo icyatumye ngo yitaba Imana, ngo ni uko yari yabwiye ngo bamwe mu bategetsi ngo ziriya ngabo muri leta ya Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo zibe zavayo, ariko ngo bahita babona ngo ibyo kumushinja ngo kugira ngo bamukureho. Tugiye ku cyaha cya kabiri yaregwaga muri leta, gaharabika cyangwa kwangiza isura ya leta n'igihugu igihe yari umuyobozi. Ubwo yashaka gusebya cyangwa se kwandarika bamwe mu bamukuriye, urumva nabyo byaje kuba biteza ikibazo n'impagarara. 3, guhisha ibimenyetso cyangwa ibintu byafasha
mu gukora icyaha. Icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, kutubaha ibendera ry'igihugu. Bashingiraga ku byabaye muri Sudani y'Epfo, ariko nkibaza Sudani y'Epfo ako gasitori nkabatereho gatoya. Sudani y'Epfo yari ariyo nk'umusirikare, ariko ngaza kuba akora, unyihanganire, aza kuba yakora igikorwa kitihanganira n'ubutegetsi. Numva ndi kuvuga ntuje kugira ngo ibi bintu bigendemo gake, ntaza kugira n'ikosa nza kuba ntabikoramo. Rero muri 2016 niho yakatiwe imyaka 21 nk'uko nari nabibabwiye. 2019 baza kumugabaniriza igihano iba 15, yari amaze gufungwa 12. Birababaje, biteye ishavu n'agahinda kuba wari witeguye gutaha mu gihe kiri imbere, kuko waburaga igihe gito kugira ngo utahe, ariko byaje kuba biba agatereranzamba, biza kuba nanone bigaragaza ikindi kibazo mu bantu, bavuga ati ngo leta ibonye yuko yari agiye gusohoka, avuga ngo reka tumwice. Ariko ntekereza ko ibyo atari byo byari bigamijwe, cyangwa se bitari byo byakozwe, ahubwo ni babandi bashaka guhora babona isura mbi y'igihugu, cyangwa se ishyano rigwiririye igihugu, bagahita bavuga ko byapanzwe cyangwa se byavuzwe, byateguwe. Ibyo ntabwo ari byo, ariko ukuri nje kubaha ni bimwe mu byamuranze muri leta cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda, nk'umusirikare wari ukomeye, umeze neza, ukora bimwe mu bintu bizima. Nanone ningendera mu zindi za ndani zigenda zirushaho kuvugwa n'abandi bantu, ntabwo wakemeranywa n'abantu bose uko biri, uba usanga ari bya bintu n'ubundi uri kugenda ibibazo birushaho kuvaho kimwe kiza. Turi muri bya bihe wa mungani Imana iyo ikwambuye umuntu, ahubwo niyo mpamvu ndi gusaba Abanyarwanda ngo bitwararike, kubera yuko izi social media zigiye kuba zakwirakwiza ibihuha ku byabaye, ku byakozwe, cyangwa se bashingira ku kintu runaka, ariko nje kubaho kuri kwiza, mbabwira yuko atari byo, atari ukuri. Ahubwo icyo dukwiye gusaba ni ugusabira, kuko yakoze ibyiza nubwo yaje gukora ibibi, ngo tuze kuba twamusengera, Imana imwakire mu bayo. Reka mbashimire mwese twabanye, mureke duhuriye mu bindi biganiro bitaha. Ndaje noneho negereje kwandikirana, nandikiye igihugu, base Minisiteri y'Ingabo, babashe kuba batangaza icyaba cyamuhitanye, kugira ngo natwe tubone kuza kuba twabaha ibindi bigiye bitandukanye. Reka mbashimire mwese, mukomeze kugubwa neza.